wagira ngo yaciye mu ikosi. Yiriwe neza bakunzi ba channel yanjye, murakaza neza kuri channel yacu. Amazina ni yayandi, Karine Joy. Mwari munkumbuye, ndabizi muhora munkumbuye, murankunda, ndi kimenya bose kabisa. Uyu munsi rero ntatinze mu magambo, nabazaniye filme. Murabizi ko ikimbesheje hano no kubazanira filme mukaryoherwa, tukarebana tugakora reaction twese hamwe, tugakomentinga, tukisanzura. Uyu munsi rero nabazaniye filme yitwa Umukazana w'ibanga episode ya 2. Niba ushize murabyibuka uburyo byari bimeze. Umukobwa urimo witwa Deborah twite, umusheri wamusize, mama Boaz ari umumama ukakaye. Ngewe rwose ngo mfite kurana mfite kureba amatsiko niba Deborah aracyahari, yabaramwirukanye bimeze biti. Nyine filme yasize ncanze, ntari kumenya uburyo ibintu bimeze. Reka noneho tuze turebe uburyo episode ya 2 izivangura utuntu, ivangura kandi. Let's watch it together. Hajya nitwaharebye neza abantu nkuko yabikoze akansebereza muri class. Kigarure ubwo suri gutera andi babaza. Ngiye ko nagutumye amanota nigeze ngutuma umwana. Nakubwiye ko nkeneye umwuzukuru ngewe. Ariko ibaze nk'iyo so na musaza baba bakiriwe bakumva iyo nkuru mbi. Uri kumva bari kubifata bate? Mama gira impuza kibyeki. hano ariko twararebye. Uzanyina neza kari we mwana uziga ukangura muri ubutini. None uragiye urasamye bagutira mbona nukuri. Ona. Tangirira. Mama Boaz yambaye neza n'umumama. Kanze nkwereke nkora mwinshi. She's the one scary one. Kene giki? Kumukoni. Wakanyamwanda mama bo. Nyashamanyo. Yo. Sinkebya. Uheruka koga ryari? Kurya wicaye wose amasaza gutumaho. Ibandi wicaye kuhasa. Ndavuze ngo bare rimwe kabiri. Bamaze gukoranga. Uri kunyumva? Uri kumva? Baramwanduje we. Umva nyano. Zana kire twapanga. Gira vuba. Genda kuri mwebwe shabari zawe. Uzukopanga. Ikiganiro ni cyiza, yambaye twenda twiza. Ninde? Karabo. Karabo ntakiga, baramwirukanye, byagenze bite? Bite muko? Ni byiza. Urashaka iki? Ndashaka Deborah. Urashaka Deborah? Uramushakira iki? Ni iki yanjye twariganye. Mwariganye? Okay, nta kibazo ngamujije. Barakwesha wagikozewe. Ariko uhagarara ahangaha. Ubugumyaho. Nise wese tukajyana hari ikibazo. Oya mabuja nta muntu upfa kwinjira hano mabuja atamuha uburenganzira. Cyakanze mbire mabuja. Ugumyaho mabuja. Sawa. Koma nabona uyogo. Ariko akafoka uzumva ryari? Sinavuga ngo ugende ukora ibyo bikurusha biguti. Sinzi ikintu yambaye none igiki.
asa amenya ko aje ate ninjye ashaka oya reka mbone yambaye neza kabisa uyu mama ushaka iki hano Debora yakubashye ko agira urugo se shinze zinshinga amatwi gusa mushaka wiki yanjye nashaka kumusuhuza ugenda habwo wagira ngo wabone shishwa hano sohoka genda ese bisi genda dore ko wese mamuri ndaya ziraho zekano yama Uracahagaze ahangaho ugirutse muri mu busutu ntakindi cyo gukora ufite umubozi wagira ngo yaciye mu ikosi bajyana umusirikare bowazi azi kwakitinga mana yawe nanze kugenda nagarutse kuguteguza gira vuba ndagaruka nsanga umwanda na muto urambona ndaje ngira icyo tuganira gira vuba kandi nsange byarangiye shayi ngo ntago akeneye umugabo kabisa nawe bwe ni umugabo mu rugo rwe shaka kabisa bowazi yatinze neza aha hantu simukeneye yego mabusha rwose yego shamana ariko ni cyaka cyaso n'ubundi usa nk'igisinzi wowe ibaze nk'ubu ngubu ababyeyi bacu bamenye ibintu twirirwamo ko twirirwa mu mageto walasha batabona bica sende korone wanjye bakoreza wallahi nanjye mbere nta kintu yazambwira niba ari uko nta n'undi mwana nafite arankunda ariko manje nabonye rero iwanjye wawe shumenya wivuga cyaviyemo uravuga ukavuga viyemo viye amenye ko nirirwa bugasha wallahi wallahi kwishyura gati yakuye ko nshinge wacu turi n'abakire shamwana ntuzi kujya umfasha ukananyishyurira ega mani turamome kuva primary man shano biza kera wangu umwana yo primary gusinda ngiye kumutanga primary nigiye gusubira ku ishuri se mani rakareka no gukora iki nobera na garase buriya baba bari kutwandikira na garase njye mbona rero bari abakobwa batwemera fo bo ngiye ngomba gusubira mu mago nk'agasamoyo n'agasabo kabisa nikaraga umunsi urabo baje nyamuguruzi na ubuzima bo kumbe akazi kose se Debora yagukoreraga mani wapi mani ntabwo ari ibyo ngibyo mba ndimo kuvuga ko se we wabaye ute wangu shabyo ndabizi turamahombe nduko manzi ndasuye ngoye animatera menya hano tuba gute mwana ubwo ni ikikara animatera animatera menya hari abantu ugeze kurangira ahangaha uje man nta muntu nazanye hano ahubwo wowe wasanga ari zama yamaniga ujye utiza agafunguzo bura nta mukobwa n'umwe wigeze urangira ahantu animatera twirukana ariko mani buretse gatoya nkubwire mani tugiye kujya hano ku rugi turabara gatatu nta kantu k'agahinita turafatura mu twari gishakaho yego usanga ari inyana y'imbwa turahita dukoma tuvunira mu mavi twirukanka ntanamenya abantu bahaba ari animatera yatatwica mani matera isararema murapfuye rimwe gatatu igikazi ugihoramo meze nabi maze hoya ntago nabikorera bisi ko mukunda cyane ntago nakicira imfura yacu gusa mu rugo bakimenya ko rwite bahise banyirukana ndi handi haruguru y'uruganda rwa Soroduye ngo ni uruganda tundi yaratwite ahubwo siko mwari mudukanze ibyuki fata ubundi abakobwa bamenye gute hano uyu munsi ntabwo twari bwo tucupa wawe barabavumbuye ko mwakaroze kandi yinyoye twaba ari inyameko nyine bose mwagiye mugenda mureba inyuma animatera atazabaga gituma uramubona wisi zitangira cyakoze mwiza ariko zari zifunguye ko namwumvisha afunguye icyo kunywa kirahari iwacu ahubwo genda ushyiremo akazice reka mbashyire Yego. n'ingoma manje shyiramo umuziki tubyina sha ishyiremo umuziki nawo umuziki glace tubyina
yewe kanope waka yewe shawe wikubitira abandi bana bari kurya isi ninde Mbozi se no mu buryo bakeye bari kureba n'amakuru sha ashyire televiziyo mu cyumba cye ni muri salo sinara gusuhuza umukobwa yitwa Debora bamushirana kubwira niwe twakubaganye ni gute umubyeyi ahita yakira uburyo umuhungu we yatwize ariko ntabwo ari byacitse harimo akantu karimo mama boy bivuze ko mugiye kuba mumpaye icumbi rero nta kibazo mukobwa wawe umuhungu wanjye sinakwanga ikimushimisha kuko ni ibyishimo byanjye ikigoryi yezu mbega inseko amaboza azi kwakitinga mana yanjye ntabwo ugenda umubyeyi gito nka mama wawe narakubwiye ko bashobora kuba ari umubyeyi mubi umuntu utinyuka akirukana umwana si ikibazo ubusaza umwana we ari hehe koko ni karibu umwana we nzakubera rukundo aho mama atari nzahaba sibyo wikumva ko ari byacitse ntabwo birenze ese umwana wanjye nkunda tuzakagira agakozi nta kintu cyakubabaza cyane ikaze ugomba kwishima byishimo byanjye ahubwo fata icyo gikapu ugenda umwereka icyumba cy'abashyitsi umwereka amazi akarabe byitunganye wisanzure hano ni mu rugo ndakumva umukobwa mwiza ngenda umwereka aho aruhukira hose karabaye ntagira muzi igihe twagira ngo mwari muzi yuko tunabakeneye uyu munsi tugiye kurya shoko kiturenze ariko bowazi ntabwo azi kubyina karabaye iki cyana ni icyo mu biryogo yego yewe iki kibaye ehe ngo iki ubwo se ubwo ukuntu basunikanye ubwo siko wari wemeye kare ngo iki Allô chérie Debora chérie bite uvuze nti ntabwo yemerewe guhamagara sheri wese mama bowazi kabisa yarishe umuntu mama bowazi ko nta mutima agira ntawe uzi ari amazi akonje bayakumenyeho kera bajyaga batumenaho utuzi uko bakatugutonyangiriza kugira ngo ubyuke ujye kwiga reba y'indobo yose mana yanjye mama bowazi icyo akora
azi kwakitinga kabisa. Iyi role iramukwiriye, umumama nyine warakaye umeze nabi. Iyi filime nyine uburyo nyine na expectingaga ntabwo ariko byagenze. Urumva nyine ntabwo yari kuba ari filime nyine y'ibyo na expectingaga ari byo bari kumva. Bagombaga nyine kuntungura nyine kuko nayo mfite amatsiko, so expectations zanjye sizo zabaye. Namwe ndabizi ziko byagenze cyangwa se naba ari uko babitekereza kuko nguko nyine numvaga ngiye nko muri episode ya 2 baza baramwirukanye. Mama Deborah sinongeye kumubona, ubanza yaramwibagiwe umukobwa we. Karabo cyo korasha ko ari inshuti nziza, yakitinzemo neza nk'inshuti nziza, akajya kumureba ahantu hose, akajya kumushakisha. Nuko inshuti ziba zigomba kubana, pana vuga ngo ndamurebye ndagiye. Iyo story ni nziza nyine bashatse gushyiramo, byerekana ko nyine inshuti nyanshuti nyine iragukurikirana aho ugiye hose. Ni byiza. Handi hantu nasetse ndahwera abanyeshuri. Kumbe abanyeshuri burya barabeshyaga cyangwa Deborah ntabwo atwite. Ese njyewe nagize n'amatsiko. Film irangiye Deborah ahamagaye Fisto ngo sheri. Ni ukuvuga ngo Fisto ni sheri we na Boaz ni sheri we. Ahubwo ubu mfite amatsiko yo kumenya ngo inda ni yandi, kuko byanga bikunda niba bose barabasheri be. Ashaka nko kuba yararebye akabona, ni imagination zanjye nanjye mwaza kumbwira. Ndashaka ko yarebye akabona kwa Boaz nabakiratekanye hirikire kwa Boaz, Fisto bakabijyaho nyine wenda nk'imitwe. Ari ibyo Fisto yaba ari inshuti nyine y'indyarya. Umva byanshanze noneho biranshanze. Ubundi bushize byari byanshanzemo gake, noneho biranshanze ntangira kwibaza noneho y'inda ni yandi. Shaka ari ya Fisto. Ngenda bettinga ko ari ya Fisto cyangwa se shana ko ari ya Boaz sinzi, cyangwa atanayifitemo kimwe. Nyine nicyo kintu film ibereyeho. Ubu ndumva mise ngira amatsiko yo kuzareba mbese ndizabimeze iti. Cyokora harimo ibintu nyine nakunze. Ndi navuze ni nyine niba ari ikigo cy'amashuri ntibazashyiremo abantu babiri. Waba biragaragara ko abanyeshuri barimo bagiye bahari, bura bazagenda batwereka n'abandi ku buryo bitagaragara nk'ari kwa kundi batubeshya bakazana bafigira bangahe. Biri kugenda biza nyine hakazamo benshi. Ni byiza, amashusho aragaragara neza, story ni nziza kabisa. Ni ugukomeza tuyireba kuko igenda itera amatsiko. Nicyo kintu cyiza cyayo, kuvuga ati se noneho bizagenda gute. Mfite amatsiko menshi cyane. Mwana yanjye abakinnyi barimo nko umukadogo nawe aramerita rwose. Ati bose abafite n'ubwo nyine abakinnyi bari muri iyi filime bakwiranye n'amakaraktere yabo, cyane cyane mu Boaz kabisa aba yanyemeje. Wambwiye niba no mu buzima busanzwe ameze kure cyangwa se nyine ariko akunda umuntu abajya muri karakteri zose. Mfite nk'amatsiko yo kuzareba yakinnye nka filime ibabaje nkareba ko yabishobora. Ariko we ameze nk'umuntu uri experienced rwose yabishobora. Iyi filime rero abantu mushaka kuza kuyireba mwayireba kuri channel yabo Asafi Cinema, cyangwa mukayireba link nashyize muri description kuri iyi video nakoze. And guys, dutegerezanye episode ya 3 turebe ukuntu izaba imeze. Se inda ni yandi simuri kubyibaza ngewe gusa na betinze. Muze kumbwira ukuntu mubyumva, mwayibonye gute, niye filime mushaka tuzarebana ubutaha nziza mukunda mwese, tukaganira tukisanzura tukarebana mbese ibintu byacu mu Rwanda biri kuvayo biri kujya he, kuko niyo papasi yacu kugira ngo tuganiriza abantu bavuga ati ahangaha nyine tukomantinge babibone bavuga ati wow kabisa. Guys, ciao ciao, ndabakunda mwese, mukomeze mugubwe neza, mukomeze kunkurikirana, mukora subscribe kandi muna sharinga, munakora kuri kakantu k'inzogera ka notification. And bye bye. Oh wait oh guys, episode ya 3 iraje. Can you imagine amatsiko nari mfite, mana yanjye shimwe. Katuyikorera guys, to reacting turebane amatsiko dufite ashira. Guys, muhite muyireba muri video ikurikiye uko ngiye guhita nyibakorera turebane amatsiko tuyirebe mu kanya.